uwo murango no tuvugane. Imana yanjye we mbega ibintu. Nese kuryamyeho. Ni none ndyame hehe handi? Ndyame hehe handi ko? Ni byoroshye pe. Nese uba hehe kuryamyeho ngo ubigurishije ukayarya. Reba kuntu ntose. Sibyo imvura yanyagiriye hangaha. Sinakabaye mfite n'ahantu najya kugama base. Ndahanga. Oya umuntu w'umugabo wabuze ahantu ujya kuba mu nzu. Mbe kwande ko abantu bise muri iyi minsi bikunze kandi bigira se yagucumbikira. Inshuti nawe nibo mbere inshuti base nawe ugiye kuncumbikira. Nge nanjye mbi wacu. Ngaho mbe inshuti njyane wanyu. Hari ikibazo? Njyane wanyu. Imbe ndatitira. Kurya? Harya abafite nyina harya abafite ababi wabo. Nge se narye ki? Gukarabaza. Karaba. Ngize amahirwe nkabona aho ndaragukara naho byarorera. Mfite aho nima nganje kanga ndakaraba se njye kuryama kuyihe matera. Maye mashuka se. Ndara muri uyu mufara matera twara imyenda y'abana bise imyenda y'abana hano. Kugafuka mfite akangaka nseseka amaguru kugira ngo ndyame ku buryo bw'imbeho. Sibyo? Nakano kari hano kaba imiti yanjye. Hari ikintu cyaba kirimo. Nese ubu hari imyenda y'umwana ibamo. Abantu nta bisambo cyangwa se nabagome bajya bagusanga. Nta muntu hazi. Hangaha ni nyuma y'igipangu cy'umubosi. Kandi ubona harakorotiriye. Hano hari ibiti by'avoka nta muntu bapfa kuhagera. Cyeka nk'abajuru baje kwiba kwa boss. Ubwo bashobora kuza bakangira nabi ariko nta. Nese we iyo haryamye ntabwo wumva ufite. Umutima wanjye amaje kwiheba. Ni ugupfa no gukira. Hari ugupfa no gukira. Nimfa nigira nabigenza gute konde. Kwa hano mbaye harangoye nanjye. Nukuri harangoye. Harya byari binyuraga nkumva agahinda karanyishe. Numva mpanze kwiyahura. Nkavuga ngo abantu biyahura ntago bajya mu ijuru. Nk'umuntu wasenze ntago yakiyaho. Narasenze bishoboka. Uzabaho nabi ariko ubeho ntago wakiyaho. Bakunze b'Ikiraro TV. Ubwo duheruka twagiye gusura mu Masalomo tubwira ko umugabo atazi haba. Hari umuntu twabajije neza turangira ko umugabo asigaye aba. Ariko kumugeraho nyine byatugoye niyo mpamvu tutaberetse inzira yose twaciyemo gusa twashyize turahabona ariko ntabwo turamwiyereka ntabwo aratubona guca mu inzira ko namugeraho kamera magendana nanjye ca hano tugende kandagira gake atatwumva kahita yikanga bandangiye kari hano ndakeka arimo hano angoye yewe wowe uryamye mwawe byuka tuvugane urinde umumangira byuka ndebe tuvugane byuka tuvugane kuryamye mwawe se bimeze bite kuryamye mwawe byuka nyine uramenya ko mufite kamera se bimeze bite oya ntayiri nizo mikrofone hari kamera uri kureba ibyo ni biki se oya ndi njyenyine nta kamera ihari uwo murango no tuvugane Imana yanjye we mbega ibintu nese kuryamyeho ni none ndyame hehe handi ndyame hehe handi ko ni byoroshye pe nese uba hehe kuryamyeho ngo kugusanza aho aha nyine mbona niho mba aho mbona niho mba kisibaho ngaho none nawe handi aho wabagaze byagenze gute aho wabagaze wabyihoreye wa muntu wowe ubundi utoye turuka he nyine ngo nkubwira aho ntenturuka bamwe aho ngaho zo tuvugana ubuzima mama yanjye ubuzima mbaye bamwe aho zo tuvugana nyine mbwira amakuru yawe mbwira n'uburyo wageze aho ngaho bama witonze ayo mabati atagukata ntago yankata handi hamenyereye uhamaze se iminsi ingahe handi hamenyereye amazi hafi ibyumweru nka 2 ahamenyereye nta kibazo ngango no tuvugana nibera muri uyu mufuka ndimo ndakabanze nkore mu mifuka nanitondeka umugongo ngwaye umugongo nyembwa imvura yaguye nyine iranyagira nagira nese imvura yaguye iranyagira ntabwo nabigenza kugira hino ntacyo tuganiraho gake niba bitakugoye nicare kuri mufuka kuko guhagarara byo ntago bikunda nta mbaraga mfite zo guhagarara imvura yanyagiye ndagenda nkababara cyane
mbwira ibite byawe se mbona se uhaguruka utabishoboye bimeze bite urarwaye cyane ukunyagira ndwaye umugongo ntabwo utuma mpagarara neza dore ndanakonje imvura yanyagiriyemo hano nyine nta kundi nakubigenza ubwo rero ushobora kuba tuzi reka mbega imbeho we kanjye nkwibwire banyita Immaculée nkora kuri ninde wabwiye amakuru yanjye oya wimbaza wayambwiye nta muntu wabwiye amakuru yamemukiye ndabona kameramani ari hariya nawe ufite iki ni iki cyo ufite mikrofone unsanze hano niryamiye ni iki kikugenza none ni iki ushaka ko tuganira none nshaka kumenya uburyo wageze aho ngaho nyine ndi hano mu buryo bw'ubuzima wahageze ute se byari nahageze kubera ubuzima ni ubuzima bwahanzanye ni ubuzima bwahanzanye wa muntu we ntabwo biba byoroshye iby'isi umugore wawe ntabwo nzi amakuru ye kubera iki se nabwirwa n'iki kubizi ko niba ubize warabonye amakuru wenda ku binyamakuru ko yanagiye ambeshya ngo namwibye ibyo namwibye gusa biri muri aha ngaha ndi ushobora kuba warabyibye ukabigurisha gusa ndabigurisha ntabigurisha nk'abandi hano ntabwo nakabaye mfite ahantu mba umuntu yataka ngo waramwibye utaramwibye koko none se ubusa nawe ukwice umuntu wibye sibyo yakabaye ahantu nk'aha ngaha ubusa ushobora kuba warabigurishije ukayarya reba kuntu ntose sibyo imvura yanyagiriye aha ngaha sinakabaye mfite n'ahantu najya kugama base umuntu w'umugabo wabuze ahantu ujya kuba mu nzu mbe kwande ko abantu bisi muri iyi minsi bikunze kandi ugira se yagucumbikira inshuti nawe nibo mbere inshuti base nawe ugiye kuncumbikira njye nanjye mbi wacu ngaho mbere inshuti ugiye njyane iwanyu hari ikibazo njyane iwanyu imbeho ndatitira kurya harya abafite nyine harya abafite ababi wabo njye sinarya iki gukarabaza ngize amahirwe nkabona aho ndara gukara naho byarorera mfite aho nima ngangi kanga ndakaraba se njye kuryama ku matera mu yahe mashuka se ndara muri uyu mufuka ubona niwo ndaramo urumva niwo nirariramo nsasekamo amaguru narangiza nkiryamira nkasinzira iyo mfite ibitotsi noneho meruka nyine urwaye umugongo se waba warakize umeze bite umugongo wanjye ntabwo urakira haracyariho ibipfuko ntabwo umugongo urakira ariko narorohewe barawubaze uko biri kose ndi muzima kuba ntarapfuye naraguye ku iseta ndashima Imana wari waragiye kwa muganga nagiye kwa barambaze nta kibazo mfite ibisebe ntabwo birakira ndacyanywa n'imiti iri hano muri kano gafuka karimo hano ariko nzagubwa neza nizeye Imana ko izankiza ntabwo norohewe nyine Imana niyo nkuru niyo mugenga wa byose izareba ukuntu ibigenza imfashe ese nibaza ukuntu waba urwaye ese nta famiye ugira basi wagenda ukajyayo inshuti yanjye sinzi iyo mbaze ibya famiye ntazo ngira nta muryango ngira nta mama nta data nta bavandimwe ariko nta kuntu numva ko waba udafite n'inshuti yagucumbikira nk'ubu uri mu bibazo bimeze inshuti z'iyi minsi ya none urumva zigufasha ariko nawe wifashije burya udafite ubufasha ntabwo inshuti kumenya inshuti ziragenda zikakuvaho zikagenda zikarangira urumva nawe ubwawe ufite iwanyu uba ntabwo basi ncumbikira ijoro rimwe mve muri iyi imvura imeze nabi muri iyi minsi irimo yica abantu byakunda ko nagucumbikira ko bitakunda se abandi bo byakunda nyine gusa ahantu uhamara igihe kinini Imana niyo nkuru Imana iri mu gihugu cyo mwe kuko Imana ikorera mu bantu inkuru aha hantu kuko aha hantu mba na nyiraha hambonye ntabwo azi ko nashyize hano amabati nyiraho handi hano gusa ariko nyiraho ntabwo azi ko iyo mageze mu gitondo iri bati ndarikurura gutya nkahita nitwikira akagira ngo ni ibati yahegetse ko nasanze bihegetse urumva narangiza nkiryamira ntabwo amenya ngo harimo iki ariko nk'umunsi yazaza kuyakuramo akabimenya nazahura n'akaga bashobora no kumfunga ariko aho kugira ngo mbeho hanze mbigenza gutya ni muri ubwo buryo mbayeho nyine iyo nshaka gusohokamo kugira gutya none nkakigeza hirya ariko ni gahoro twabajije mama Salomo turamubaza se umugabo yarakwibye koko cyangwa si icyo yashije kutubwira tubwiye ngo nta makuru
nawe yumvise ntabwo abihamya neza ko ari wowe wamwibishije. Ayo makuru yumvishe yazanye intonganya mu rugo, nubwo nawe navuye kwa muganga ari mu icumbi akazana intonganya mu rugo. Kumva amabwire birasenya, kandi nawe ukuntu iburya nyirinzu niwe umenya hava, ukuntu twavuganye yambwiye nabi, abe ntamamya ko ninjye wabyibye, ngo naramushutse ngo tujya kwa muganga, ngo nohereza abantu bajya kumwiba. Ese abantu nohereje, uwo muntu nohereje ngo ajye kwiba ntabwo yanamfasha ngo ncumbikire basi ko ukuri kugaragarira ahangaha nde ntiyanamfasha. Reba imvura ukuntu yangize, reba. Ubu se ko yifuza kukwaka imbabazi tubahuje bibaye ngombwa ko tubahuza? Ntabwo napfa kubyemera. Impamvu napfa kubyemera, kereka ari kumwe n'umuryango w'abantu bakuze ariko bakamugira inama. Umuntu usabye imbabazi arazihabwa. Banashesha urumeza, muzihuza mufatanye nyine mushaka uko. Gute se? Ntabwo ndakira, sibyo? Mfite icyuma mu mugongo, ntabwo ndakira ngo mererwe mfate imbaraga. Mfate imbaraga. Nuko ibintu byose umuntu atabishyira kuri kamera ngo nzamure umupira urebe, urumva nkwereka umubiri wanjye, ariko merewe nabi, haracyarimo indodo. N'ubu ngubu iyi imvura yanyagiye, iyo zagiyemo amazi. Ariko ugira mituweli nyine kwivuza nta kibazo. Mituweli ndayifite, ariko mfite umuntu ideni ry'ibihumbi 20 namugujije kugira ngo njye gufata imiti. Iyo miti isaba kwishyurwa. Uzayishyura guturaraho nta kazi ugira. Hari ibintu bibiri, hari ugupfa no gukira. Ntinapfa nzakira, nzamwishyura, kuko ntabwo ari njye ugira ideni njyenyine mu gihugu. Ninapfa nzamwishyura. Nabigenza gute? Aho kugira ngo pfujyamo ideni nyine, nimpfa azahomba, ninkira nzamwishyura, nzaba nakize nyine nzakora. Ese ntiwasindagira ngo wakurikira kihe? Mfite icyuma mu mugongo, kandi umugongo niwo muteri w'ubuzima. Ese uzaba udakora? Kuryama aho ngaho uzaba udakora? None se nshuti yanjye nkubaze, nubwo tutaziranye, sibyo? N'ubwa mbere nkubonye, sibyo? Ni gute najya gukora ndwaye nanjye nasa nishimiye kuryama hano? Aha ntabwo mishimiye pe. Ni ubuzima bunduhije bungoye, gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yumva gutaka kw'abayo, ireberera abayo, yareba uko yabigenza niba ingiriye muwe koko. Ariko ikiza ndumva wahimbabaza umugore wawe mugasubirana. Imbabazi kuzimuha, imbabazi nazimuha nk'umumama wambyariye abana. Ni mama w'abana banjye 3, sibyo? N'abana banjye ntago ari abo yakuye hanze cyangwa hani hantu, n'abana nabyaye, sibyo? Namuha imbabazi nakuzimuha nazimuha, ariko se nimuha imbabazi burya twaganira nakuma mfite imvugo nziza, kuko imvugo nziza ihosha uburakari. Namuha imbabazi, ariko nsanze afite za mvugo ziwe byagorana. Oya numvise agushaka cyane pe, yaranakubuze bari gushakisha ariko yarambuze kuko ndi kure yiwe, aho ndi ni kure yiwe ntabwo ahazi. No karitse yitwa ni kuryanyuma. Twazamutse imisozi turatera. Bahita kuryanyuma nyine. Ubwo niba ari ku ijuru rya nyuma simbizi, ni kuryanyuma. None nagirane nibwo buzima mbayemo. Ndi gutitira, imvura imaje kugwa irahise yanyagiye, nabona mu kirere cyariho igiye kunyagira mbigenze. Kwihangana ariko shaka umugore wawe nyine mwiyunga. Cyambere ni ukwiyunga, ibindi bizaza. Kwiyunga ni byiza, n'Imana ikunda abantu biyunga, sibyo? Bagahuza urugwiro. Ariko mu gihe bidashobotse se, aho burya amacakubiri aba mu ngo atuma abantu bicana, sibyo? N'ubwa mbere bamusha abantu bicanye. Oya baricana benshi, ariko ibyo ntimuzabikora. Ntabwo twabikora, ariko abantu baricana kubera amacakubiri aba mu rugo. Ubundi umuntu agushyizeho icyaha ngo waramwibishije, wafashe waramushutse mujya kwa muganga, urangije uramwibisha, twara matera, twara imyenda y'abana, gusa imyenda y'abana hano agafuka mfite akangaka nsesekamo amaguru kugira ngo ndyame ku buryo bw'imbeho, sibyo? Na kano kari hano kaba imiti yanjye, hari ikintu cyaba kirimo. Nese ubu hari imyenda y'umwana ibamo. Abantu nta bisambo cyangwa se n'abagome bajya bagusanga. Nta muntu hazi. Ahangaha ni inyuma y'igipangu cy'umubosi, kandi ubona harakorotiriye. Hano hari ibiti by'avoka, nta muntu bapfa kuhagera, cyeka nk'abajuru baje kwiba kwa boss. Ubwo bashobora kuza bakangira nabi, ariko nta muntu. We iyo haryamye ntabwo wumva ufite. Umutima wanjye amaje kwiheba, ni ugupfa no gukira. Hari ugupfa no gukira. Nimpfa nzapfa, ninyira nzakira. Nabigenza gute konde? Kwa hano mbaye harangoye nanjye, ni ukuri harangoye. Harya byari nijoro nkumva agahinda karanyishe, nkumva mpanze kwiyahura,
rero nkavuga ngo abantu biyahura ntabwo bajya mu ijoro. Nk'umuntu wasenze ntabwo yakiyaho, narasenze bishoboka. Uzabaho nabi ariko ubeho ntabwo wakiyaho.